inkuru y'urukundo rwabo imeze nka filime neza nawe sereba kugira ngo Mick bamuvane mu biganza bya Kapiteni REGX maze yisange mu maboko ya aga promoter. Byari urugendo rutoroshe my friend nkuko aga promoter bitwibwirira. Ese ni gute batangiye ari ibi byarakumbuga nkoranyambaga bisanzaho buri umwe wese asomana n'imisaya yundi mu rwo bashinze? Ese ni gute aga promoter ndetse na Mick bahuye? Ni byinshi ukeneye gusobanukirwa ku nkuru y'urukundo hagati ya Mick ndetse na aga promoter. Iyo uganije aga promoter arakubwira ati byarangoye cyane kumukura mu menyo ya rubamba REGX, ati dore ko twanahuriye mu birori by'isabukuru. Ibi nibyo nanjye byatumye nicara maze ncukumbura akantu ku kandi maze mbumuzimu zibitari bikwiye, ariko nagiraga nk'umugezi inkuru y'urukundo yuje icyanga hagati ya aga promoter ndetse na Mick mu byari bisa n'ibidashoboka. Aba bana barabanye, abatandukana basigarana amashyari. Njye ugiye kubagezaho iki kiganiro ndi Rambo na Jacques, iyo ni Sura TV1, umurongo mugari w'ibyegeranyo mugezwaho. Nyabuneka niba ari bwo bwa mbere wari wisanze kuri uyu muyoboro, urasabwa ko wakanda subscribe kugira ngo ukomeze gutungurwa na byinshi, cyane cyane dushira ahagaragara ubuzima bw'ibyamamare mwakunze. Njye ndi Rambo na Jacques, muhawe ikaze. Ubundi ibi byatangiye mu birori bitoya cyane bizwi nka bidi cyangwa se ibirori byo kwizihiza isabukuru y'amavuko byari byabereye kwa aga promoter. Nk'umwe mu basore bari batangiye kugafata aha mu mujyi wa Kigali, nibwo Mick nawe yitabiye ibirori by'isabukuru maze ahura na aga promoter muri ibi birori. Ariko aga promoter yakunze Mick cyane. Aga promoter aragira ati ubwo nabonaga Mick ntambutseho yambaye utuntu tugufi cyane, n'ababeshe nanjye namiza amazi, ariko ntibyashobokaga kuba namuvugisha kuko mu bigaragara byasaga naho andenzeho. Ati kandi icyanci intege cyane nuko nabonye Mick yari yazanye na REGX icyo gihe bari bahararanye. Ati rwose ko wakinjirira Mick ngo umuvugishe byari ibintu bigoye cyane ko nanagaragaraga nk'idage muri ibi birori. Uyu Mick wari utangiye kuri koroza cyane ku mbuga nkoranyambaga abinyujije mu cyo bita guhostinga, nawe ntiyarazi ko umunsi umwe azakenera aga promoter. Aga promoter mu kwihebera uyu Mick cyane byatumye ahitamo kumukurikiraho yajyaga hose, ngaho mu birori, ngaho mu mabidi ndetse no mu bindi birori byose Mick yitabiraga. Aga promoter yakurikiranaga amakuru yose, agakurikiraho Mick yagiye byibuze ngamukubita amaso. Ariko uyu Mick ntabwo yarazi ko umunsi umwe azakenera aga promoter, kubera ko aga promoter atasomaga ku nzoga ngabe yafata n'ibindi bisindisha. Ibi byatumagaho Mick yamubonaga hose amufata nk'idage cyane ko atasamuraga ndetse ngabe yananywa ibisindisha. Ibi rero byatumye agaragara mu maso ya Mick nk'idage cyangwa se umusore muri make utazi bigezweho. Ariko umunsi umwe ubwo Mick yakeneraga kwamamaza filime ye, yabwiwe amakuru ko hari umusore kubica bigacika ariwe aga promoter, maze bahurira muri Kigali Camps muri Genesis Comedy maze batangira kuganira ku mushinga uko aga promoter yakamamaza filime ya Mick, maze bemeranya ko aga promoter azayamamariza arenga 500,000. Aga promoter yaragize ati nakubeshe nanjye numvaga nayikorera ubuntu, ariko kubwo kwihagararaho bya gisore namwemere ko nzayipromotinga ku 500,000. Aga promoter muri kwa gukurikirana Mick cyane ndetse bari banatangiye kumenyana cyane kuko yaratangiye gukorera ibintu byinshi Mick. Baje no guhurira mu bindi birori by'isabukuru, ariko aga promoter akaba yararabutswa abasore benshi bashakaga kuvugisha Mick, ndetse ngo Mick aho yanyuraga hose bagendaga bamira amazi. Ibi rero byatumye aga promoter ahitamo kuvugisha Mick ndetse akanamwerura yuko umutima we waguye muwe. Ati muri ibi birori noneho byange bikunde nagombaga kuritobora nkabwira Mick ko namukunze. Ubwo nabimubwiraga ntabwo yigeze anyemerera,
kuko ubwe yambonaga nk'idage mu maso ye. Ati kandi yanakomeje no kubitekerezaho, ariko nanjye sinacitse intege, nakomeje kumwitaho umunsi ku wundi, maze birangira Mick atandukanye na REGX. Ubwo ni nabwo yitaye ku buryo nanjye nabishiragamo intege nyinshi mu kugira ngo mwiteho, maze bituma Mick anyemerera urukundo. Ati nakubeshye nanjye numvishe nguye mu kantu ubwo Mick yambwiraga ko ankunda. REGX wari urangije gutandukana na Mick, kubyumva ntabwo byamuryoheye mu matwi, kuko yahisemo gushaka inzira nyinshi yatandukanye aba bari batangiye kwikundanira, maze aba nabo babirabutswe bahitamo kwiyitirira ko ari ibibyara ku mbuga nkoranyambaga. Ariko hirya no hino byagendaga bicicikana ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Tariki ya 9 z'ukwa 11 umwaka wa 2025 nibwo agapromote yatereye Mick, maze amwemerera ko amukunda, ndetse na Mick arabimwemerera. Tariki ya 27 z'ukwa 11 bahise bajya imbere y'amategeko, maze babihamiriza ababyeyi ndetse n'abanyamategeko ko biyemeje kurushinga, ndetse banavanze imitungo. Tariki ya 31 z'ukwezi kwa mbere amakositimu ndetse n'ibindi byinshi, imikenyero byarambawe, maze byamamare bitandukanye hirya no hino mu Rwanda hose bataha ubukwe bwa agapromota ndetse na Mick. Ku mbuga nkoranyambaga ibintu biri guca bigacika hagati y'aba bikundaniye. Nawe inkuru yaba yakubereye icyanga? Niba ari byo, urasabwa ko wakanda subscribe ndetse ugakanda like kuri iyi video, kugira ngo n'abandi nkayo bakunda inkuru z'urukundo bazayibonere ku gihe. Ngiye na Rambo na Jacques, iyo yari Sura TV1, umurongo mugari byegeranyo mugezwaho. Mugire impagarike n'ubugingo, amahoro n'amafaranga bijejete kuri mwese. Ciao ciao.